Okay, habaho umuntu witwa Kanyamugenga afite umugore yitwa Muka Kanyamugenga. None Kanyamugenga Muka Kanyamugenga niwe kabisa ndamwibutsa. Sawa ngaho rero boni inka za Muka Kanyamugenga. Bonye inka za Muka Kanyamugenga. Ibinyarwanda byawe bifite amadodari kabisa. Ibinyarwanda byawe bifite amadodari nk'ijana ndakurahiye. Wisize pilipili mwaga kabisa. Ngo uru rugo ntiruraye amazi ruyaraye. Ninde nibishiyo biju bibashije? Ni wowe Bushari ni wowe. Uru rugo ntiruraye amazi ruyaraye. Ayego. Abaro. Bisoci urubugobe kabisa. Ikinyarwanda kaza wakigiye ku bicucu. Man. Ikinyarwanda wakigiye ku bicucu. Ururimi rurakujabutse. Oya yakigiye mu rya Karori. Oya ururimi rwanjye rwigeze kugira ikibazo. Ubundi iyo bavuze ngo hari umuntu ufite bakuye ivata mu kanwa, ni umuntu uba witeguye guhita asubiramo bimworoheye, ubwonko bukaburi gukorana n'ururimi. Ariko ibyo ngibyo byitwa amagorane mu Kinyarwanda. Cyakora ndazi Kinyarwanda for real. Ntago byazi biri kujabuka ndi kubitekereza. Ariko nanjye naniwe ubwonko bugenda gake kabisa. Ariko bihari kubazana. None se umfatiranye naniwe ariko sibyo? Ntabwo naniwe. Unaniwe wakoze. Oya ndananiwe rega. Ako yakubwiye kuko niba kakugoye vuga ngo ibintu niriwemo. Ngaho vuga ngo aka gacuma nakamuka Kanyamugara. Ariko nawe waje none mwana y'isiribi. Avuga ati iyi platini ya Mukampranta. Ndakuranzwe n'ibiki. Damubazi. Bavuge ngo ati iyi platini ya Kampranta. Ayo makuru ntakimetangazaho ntari kumwe n'umuroya wanje nicyo gisubizo Bruce Melody atanga. Umucyo. Cyakora umucyo. Darius ari kuvuga ngo ndi umukurambere man. Zoya ngo umukurambere bigusaba kuba utakiriho. Usa nka wa muviye bita ngo ni rwa kiwa undi umupfumu bamwitandera. Rw'amaguru. Rugara rw'imiringa ninde? Wikicizina ry'umuntu. Amakuru ejo twamenye amakuru. Ntabwo bamuzi neza kubera ibintu byo gusura cyane. Twamenye amakuru ko umuntu bita Mama Riziki Bushari yasigaranye umweko mbere yuko apfa. Ariko nawe uzavugana kari murori. Man Godfather mujye mucunga amagambo mukoresha. Uzi umuntu avuze ngo mbakwambura. Sibyo. Wawe Mama Riziki birangiye bitufite umweko. Mumbwirira rero, mumbwirira. Nukuvuga ngo Bushari bwanyuma ajya kurongesha kwa Mama Riziki bamutwayeyo ngo yagezeyo biba ngombwa asaba ko ari gushira mwuka aravuga atakira cyo nari nsigaranye n'umwe kwa mujugugira. Kutagira ubwenge wa mudage we niba Mama Riziki yarapfuye Riziki nta kibaho ubwo bamusigiye. None se sibyo ngibyo wambye umumbwirira. Ugafite umurage w'umuryango. Kereka nimba Riziki nawe atakiriho. Ahubwo kereka niba Riziki yarinjiye mu muziki. Ariko Samaji uri kuza amana ukicecekera amagambo yashize uvuga. Byaba bimaze iki? Yabimaze iki ko Riziki yarinjiye mu muziki? Cyangwa kuba ufite urukundo ubuzima. Karutiza Mama Riziki kandi afite Riziki udakora umuziki. Ndabinginze nimushyiremo ibintu byo kumva umujyi atatangiza. Nagira umuntu utangiza da. Oya. Oya dahoya. Ura ngutangize ma. Areza Maji uri muto turi mu mwana. Jewe bani yicariye hano ndi kumva ibintu bya mvugira ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe pe. Ni Yesu nashimwe. Amaji wari uhari bahanurira Bushido kazakorana ingoma na Jason Derulo. Ntago nari mpari pe. Ariko waje kubyumva.
ahubwo ndabyumvisha nyine waje kubyumva cyangwa nibwo ukibyumva? nibwo nyibyumva me Oya tsinya. Esha nawe rero internet yawe ushobora kubishira utarayikoresha. hari utundi amakuru tuntu yakwiriye umuntu aba arimo. amakuru yasohokeye igihe aca ku gihe. ni amakuru y'ibihuha Oya tubaze mwenyewe. mwenyewe Mwenyewe kabisa. Ako gatwenge kawe humura igisubizo cyawe turumvikana. umva nkubwire Melody nk'indirimbo ya Justin Derulo na Bushido yaba yitwa nka nguki ugereranyije ugereranyije kuraranganya ijisho murakoze kuma ijambo. Ugereranyije kuraranganya ijisho ry'umunyamakuru. Bushido burangiye nawe dufitanye indirimbo yitwa Ibere. ubwo yabimu nongereho ikintu ndagusabye. mbabarira Noneho Jason Derulo nawe afite indirimbo ivuga ngo nshimiye. Nawe wize nshimiye. Nshimiye agakiza. Walalala. Walala balala. Walala. Imana Jean Bosco. Asigaye namwe mwagerageza mukazihuriza. Melody. Iyo wisekiriye. ubwo se bwo urumva indirimbo yabitaba yitwa nshimiye. Erega ikintu mutazi ku ijambo ry'Imana, ubuhanuzi ntabwo bugira itariki, urumva? Niyo bitaba bizaba mwarapfuye. Ariko si binono. ibintu uri kutuzanamo n'ibiki bro? Muhite mubivamo batabishaka kubijyamo. none se tukaba none se ntabwo nuza bazapfa. Indeze Justin Derulo ntabwo bazapfa badakoranye indirimbo. Timodoka wowe Magide. Urumva Maji? Umukino biba bisobanuye. Ubuhanuzi ntabwo ari nka za ngoma zacu ziba zifite coming soon. Ubuhanuzi reba hano undi ari mu ndabyo. ariko washyizeho filter sha uri kuri Snap. Ari mu ndabyo sha bridge. Uri mu ndabo zawe. Uri mu ndabo zawe sha. none se siza Mubwiza ukuri mwana, nawe ntabwo urasohoka. Aracyaza pe. Indabo zawe urazifite deja. uzibonye se? Nanjye zanjye ziradaziriye Kanombe mwana wanjye. Ni imishishe. Ni zimwe zirandaranda. Wari utubwiye ngo iki? nta nubwo ari ese Maji wagira ngo kwa Maji ni kuri Noheli. nako gashinga bakinjiyemo. Melody kuki utekereza cyane bro? Nuko nyifite umusatsi njyewe ngenda cyafite umusatsi ukavaringa ibitekerezo byanjye ntibishyushywe n'ubusa. Bigashyushywa n'umusatsi. Uretse gato uvuze ngo ntabwo njya nsubiramo sindi cya kiradiyo gifata amajwi bakaba bafite ahantu bari bukande bigasubiramo, urumva? uracyafite umusatsi ukavaringa ibitekerezo. Uretse gato ufite umusatsi. Noneho Mugeze ku mwami wa kabiri sinishoboreye. Amaji ndakumva. ikibazo cyanjye kirabaza gitya, ari uguhinduka umunyamakuru
ni ibintu bitatu. Mbonye ugeze mu ndabo ntangira gucanganyikirwa. Ari ugukora umuziki, gukora firigo, ni byinshi. Gukora umuziki, gukora firigo no kwigisha kuzikora, urumva? Korora no kuba content creator, ni ibintu bitanu. Wabonye icyabyara umusaruro ari ikihe vuba? Urumva twe turashaka kuduha ukaduha amakuru y'ukuntu umuntu yakiteza imbere cap abashije kugira icyo amenya muri ibyo. Ibyo byose rero bikubiye mu ijambo rimwe ryitwa ko imirimo ibiri yananiye impyisi. Ntabwo yananiye umuntu. Ariko si nyamara nibyo ntabwo yananiye umuntu. Njye igisubizo nakibonye, bigakubitana ko ntari impyisi ndi umuntu. Ariko mwibutsa ko wigeze kutubwira ko akinjiye mu nda y'impyisi gakurwamo n'amahiri. Yego, umuziki rero, umuziki ni feelings, ni ubuzima udashobora ibyo Yesu Kristo kontake baba, Yesu Kristo kontake ubuzima. None baguha etage. Uretse gato dushobora kumahanga. Umva mbabwire, umutima wanjye uhindutse ikigudi. Umutima wanjye uhindutse igifenesi. Uzanye urumeza kuri roho. Nsigaye ahangaha. Wivuga feri y'ikigudi. Sinshobora kuyivuga. Hari undi muntu uravuga uyivuga. Oya. Gasuku ayivuga mu bundi buryo. Urabeshya ndi kuri Melody, urabeshya ndi kuri 40. Oya, buri muntu hano ndi kubona afite gift angana n'imyaka ye. Melody, mubwiza ukuri. Jewe gukora firigo no kwiyarana. Ngiye nakererewe ariko mbere babwire bagerageze banganye n'imyaka yawe. Mushaka kumenya. Ariko urubyiruko ruri gukumva mwana kandi abantu benshi birabaca. Nyine umva gukora firigo no kwiyarana. Amafaranga yo kurya umunsi ku munsi. Korora byo ni umufungo, ni business y'umufungo kazi umufungo. Urumva? Kuririmba ko mugabanye gake. Wewe witangira kugumura urubyiruko. Uragumuye. Oya ntago ngumuye. Uragumuye. Umva, shabuze kugeze ku muziki ugahonyora. Ku muziki kubitunonera. Nkubite nonera. Avotre soif. Najya agafaransa njya nkanyuzamo bro. Thank you baba. Ate muamuse iki? Barakugezaho byo ndabizi barakugezayo. Amaji. Uzi kariwe muntu babwiye ngo usoze ikiganiro mu cyongereza ukababwira ngo bye bye. None se si ukugisoza? Ahubwo nasanze bye bye nyine ari icyongereza. Ni icyongereza nyine. Aba rero Amaji reka nkubwire. Bwa mbere ntangira gukora ama interview mu cyongereza. I can understand English. Goodbye. Urumva Amaji? Uretse gato. Bagiye muri interview mu cyongereza bwa mbere mpita nibuka bano bantu biwacu ukuntu bakubaga gake kandi batakubabaza. Ndavuga nti nyine baranonera. Imbogo zose zo mu Kagera n'akageretse kako ngiye kuzikubita hasi bambonera gusa nk'amabuno y'umubagazi. Bankoreye zu. N'ubundi barambaze ariko ikintu navumbuye abantu iyo bakubaze nejo bakongera bacika intege n'abanebwe urumva. barambaga ariko agatima kangajya kambwira katazi ubu bazakubaga kugeza ryari. Akandi kakambwira kati wewe Anshena niyo bazajya bakubaga bakabona ntacyo bikubwiye bazageraho bacika intege. Abanzi banjye ni ibinebwe urumva. Bashyizemo ingufu bashyizemo oya nakoze ibiganiro byinshi. Ese muri ibiganiro byinshi. Unose ntabwo bambagaga niyo birebaga.
no Twitter nageze aho nyikura muri phone. Jewe ubwo iki mbizi bro, jewe mbibona. Njye nageze aho Twitter nyikura muri phone kuko kuri Twitter ho niyo nta kintu wakoze barakubaga. Oya ntabwo wabazwe bro. Twagwaga compliment bite byawe ariko Wakata man uziko nagiye muri Amerika ngakora interview. Sinzi hino ukuntu byanyereye. Sinzi ukuntu byanyereye. Ara barakotoye. Niba narasubije igisubizo batambajije. Niba byaragenze gute bahita bakora ka video. Ariko reka Melody ibyo bintu nge sibikinkanga n'umuzungu uje ukamubwira ngo mwaramutse nago nawe yashobora kugusubiza. Nago rero ngo oya ariko wowe nawe wifata umubiri wa umutima wabaye nk'ibuye ryo kurusyo ngo wigereranye n'abandi bantu bose. Yego. Uwe waranoze uri inoge warabyemeye nanjye nuko. Oya yarahonzwe yarahonze abinoge naranahunze uzakamboro muzi sound bajya bongeramo ibintu bigatandukanye vuga ngo get ready ubwo babandi bangubita ikibazo ngiye kubona murongo get ready bahita bazimya barakata ahita avuga ati Bruce Melody subiza noneho nkajya nibuka ko mfite abana nishyuriye neza abana banjye nabishyira ishuri bakaba babasha kuvuga indimi zombi. Ubu ngiye kujya nkubita imbogo nindangiza ntahe. So upset kuri box. Nitamvuga nti ariko nubundi sinjye wa mbere. Hari n'abandi baviye biriya byabayeho. Mwanshakiye umuntu. Mwanshakiye undi muntu. Ujya ujya mu bantu ntagire isoni. Uzi umuntu wa mbere bamaye. Bamwita wa mipango niga. niba wa mipango yabasha gukuramo ishati akagaragaza itoto rye ryose ukabona ntacyo bimutwaye, urabona wabimusererezaho. Mbanza kugira ngo ibintu ndi kumva biri kugenda bimakinga sense. Guhera uyu munsi rero mwa bantu mwe hari ingoma y'umuraperi witwa Bruce the First, ariko buriya nkura muji kucyitwa the First niga situbizi kabisa. Ubundi nge yanchize wa nyuma. Okay, nge uko ndi Bruce the Second cyangwa the last. Wori pembeni kabisa. Ubwo Bruce pembeni yakoze ngo bivuga ngo ngindu uko nshatse akora ibyo nshatse, urumva nuko nguko. Ubwo rero iriya formule yo muri iriya ngoma muyumve mugikurikize witaye ku bintu by'abantu baguca intege sha byazapfa. Impamvu nanimbajije amaji by'akazi ke ni ukubera ko mani mbabona abantu benshi bari gutaka ubukene n'amafaranga, kandi wenda bari hano bari kutureba. Amaji ni umuntu ukora amaji ntabwo ajya umushomeri. Niyo warasa icyo kintu nkikuziho men, kandi ni ibidanje ni karite nabonye. Tekereza ko ibyo bintu niyo mbirose nshiguka. Oya ahubwo uhora ushiguka, aza uracyabyuka nka kera. None nasinzira nageze kuki ambifurije kumenya ukuntu amaji abyuka. Mbabarire Jisa Chinkazo man nibiki bibaye komeze ndacanganye ikiwe mbonye. Hari ibintu by'ibidege bigiye hege bigiye kwana bakohereje jet privé kabisa. Uravanza indege yawe wenyine. Ninjye yimaye Sudani kabisa, sinzi umuntu uri kubyohereza. Iyo bayihirinya bayita GP ko wisize indege GP. Ariko natwe hano Jessica ndeba nanjye uzano biri kujya kabisa ibyo bintu. Thank you Jessica ndeba nanjye unkunde.
Jessica, icyo thank you kintu so much. bahaye Melody nakibaganirizeho kuri njyewe. Iki kintu mumpaye amajanja kubi. cyangwa Eric mwanditse Godfather. kabisa. Yasinziriye. Yo. Wari wasinziriye muhungu wanjye. Thank you Gisa. Oya. Wari wasinziriye. Gisa, thank you. Ariko se mwagiye mu. Ntabwo nasinziriye musa. Mbabwira ibintu bibiri amajatinya. Ababwira ibintu bibiri amajatinya. Yo welcome. Umaze kubabwira ibindi akora neza. Kabisa. Buriya amajatinya indege. Atinya indege ku buryo iyo indege ihagurutse gutya kwa kundi bitangiye kureba ukuntu yazamuka. Ahita atangira kubura hari igitira. Ubundi ijambo ryiza ni iryo ngiryo. Amajanja bura ahantu hari igitira. Iyo ari nko muri asanseri cyangwa ari mu ndege. Ni nayo mpamvu mujya mubona ibintu by'ingendo atari ibintu yitabiriye cyane. Baji uri he? Amajanja kera tukigera Kiss FM kiba ahantu hejuru cyane. Twigeze kujyanayo we n'undi musani w'umupapa mukuru ntago wendi bumuvuge kubera ko ntago ari byiza. Mana abantu barampfana mpita mbafata mu maboko. Amajini umuzehe se bahita bagupfana, amajini umuzehe bahita bagupfana. Nta nubwo ari umuzehe, ni wenda n'umukuru wacu ho gatoya. Ni umuzehe kuruhara. Ni muzehe kwizi. Muzehe kwizi. Noneho iyo lift zamutse bahita bafata gutya. Amaji yaramfashe we nari muvuze sigaho avudatsikira. Kugera kuri Austin bari gusaba ngo kuri toilette ni kuri toilette. Cyagenze gute se? Ariko beyaro bakwego muri restaurant ya fake we Makoko. Oya, Kiss FM yabaga mu mujyi muri yabaga